dutangiriye mu 1976 itariki 26 z'ukwezi kwa 11 n'umwaka dutangiriye mu filime k'abanyamahirwe rero babona urukundo ariko hari n'abantu bahungira urukundo kure. Iyi ni intambara yabaye hagati y'urukundo ndetse n'igeno. Bya bintu bigomba kubaho utahindura utabona no kukwepa. Hano gende utugambo twe tutaza kundarura kumbi ibyo bari kuvuga bari mu nzu bari kubuka. Prerina ntago biturane mushaka gukomeza gusomana. Mureke gukomeza gufata kuri mikoro. Amajwi yanyu ari kugera mu nzu. Mukobwa amajwi mu rugo bamwumvaga ari kuvuga ngo bagiye mu rugo mba nigize akana keza. Buhanze byarangiza nkatwika. Kumba amajwi yose mu rugo babumvaga. Abantu hano baraza kugwa icyumurere bakomeza kumva ibigambo byayo. Uyu musore azi kureba ejo hazaza akamenya ikizaba. Uyu ni Nostradamus ubuhinde. Umukobwa yise amenya ko wa musore w'ikigoryi bateretana w'umusazi burya afite impano yo kumenya iby'ejo hazaza. Munsi nagize amarangamutima menshi nshaka guhagarika iragare moshi biranga. Nanjye ndebera ese njyewe ejo hazaza hanjye hameze hate? Urebere sheri nshobora kubona n'ibyo utashaka kumenya n'ibyo nshaka ndebera ejo hazaza hanjye hameze hate. Umukobwa we bamubwiye ngo wa mukobwa weho ubuzima bwawe na kondisiyo urimo ntabwo bikwemeye kugira umuntu n'umwe mukundana. Icyo uzabona ni uburibwe gusa kubera iki babimubwiye. Uyu musore agije aramubwira ati umukobwa kuma ikiganza cyawe ngo ngurebere ejo hazaza hawe bishobora gutuma mbona n'ibindi utashaka ko mbona. Kuko umusore nk'uyu nguyu kumuha ikiganza cyashobora guhita areba abahungu mwaryamanye abo ubesha urukundo ibintu byose ababibona. Ibi akamenya uwo uri we. Umusore aza mu kiganza cy'umukobwa amenye uyu mukobwa ejo hazaza he hameze hate. Nabonye ibiganza byinshi ariko imirongo iri mu biganza byawe idekowe n'inyenyeri nyinshi. Ubwa mbere mbonye inyenyeri ziri mu kiganza cyawe. Inyenyeri zirabesha. Umusore kura mu kiganza cyawe namenye inyenyeri akifashisha inyenyeri kuguhanurira. Abanza aramwiga rebe ejo hazaza h'uyu mukobwa. Kigaragara mu rukundo rwawe harimo udukabyo twinshi n'akavuyo kenshi. Urukundo nirwo ruzakwishakira ariko urwo rukundo numara kurubona uzarurwanirira. Uzakundana n'umusore muremure pe ureshya na Roki. Ikindi weho n'uwo musore muzabyara abana b'impanga kuko nawe uri impanga. Katujye ku by'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bumeze nkawe ufite ubuzima bwiza pe. Ikindi utuma abantu bagira impamvu yo kubaho. Umukobwa arumirwa. Niwuzuza imyaka 40 indoto zawe wari ufite zo kuzafungura ivuriro ryawe uzazigeraho. Umukobwa arikanga. Niwuzuza imyaka 74 uzakira igikombe cy'umuganga witwaye neza ku isi abushaje. Umukobwa arikanga. Umusore akimubwira ngo niwuzuza imyaka 74 uzahabwa igikombe kigaragaza ko wabaye umuganga mwiza w'ibihe byose. Umukobwa yisafa amaraso mu mazuru yikubita hasi. Prerina umusore samuzana kwa muganga igitaraganye muri ryavurira umukobwa akoramo. Prerina turashize. Uyu mukobwa afite ikihe kibazo? Wibuke bigeze kutubwira ngo uyu mukobwa kondisiyo irimo ntabwo ikwemerera gukunda umuntu n'umwe. Ngicyo uzabona ni uburibwe gusa. Ni amagambo yabwiwe na wonkerewe. Ariko uyu musore byamubwiye ati uwo mukobwa wuzuye ubuzima. Turashize. Bisobanuye iki? Yamugesheje hano kwa muganga arikanga. Uyu mukobwa dukundana wagwana si bya birwara njya numva abafite barakuye mu bisaza. Ku musore yatangiye gukeka mumpimire niko yahise avuga mumpimire sha tungura amaso. Cyorezo uriya mukobwa arwaye nta muti gifite. Noneho kugira ngo umenye ko uriya mukobwa arwaye indwara mbi nta nubwo haravumburwa imashini zishobora gupima stage icyo kibyimba kikiri. Icyo tuzi cyonyine ni kimwe. Uriya mukobwa asigaranye amezi 2 yonyine yo kuba ku isi. Mama we ngiye kubiku umukobwa amubwira ati urupfu zikari imikino. Umusore ahita yinjira hano. Abaganga barabizi ko uyu mukobwa asigaje amezi 2 agapfa ndetse ibyuma birabigaragaza. Umukobwa afite ikibyimba afite indwara mbi itarabonerwa umuti. Umusore se yinjira azareba umukobwa asigaje amezi 2 agapfa ndetse ibyuma birabigaragaza. Umukobwa afite ikibyimba afite indwara mbi itarabonerwa umuti. Umusore se yinjira azareba umukobwa yaramaze kumuhanurira ngo niwuze imyaka 70 n'ingahe uzicwa n'izabukuru. Prerina ngaho ngera sumanurire sibakubwiye ibyanjye kuko ibyo wamanuriye byose ngo nzapfanishwe n'izabukuru. Urabona nzabigeraho mu mezi 2 nsigaje ku isi nzayasazamo. Njye ntago ndi nkawe ngo menye gukina nipfishije. Ibyo abaganga bavuga ndabyumva na raporo nazisomye zivuga uburwayi bwawe ariko njye mbona iby'imashini zitabona z'abaganga. Wumve abihagarara nta na rimwe ndahanura ibintu ngo nibeshye. Nawe rero ntago ari we wa mbere naba ngiye kwigiraho kubeshya. Njye mbona iby'imashini z'abaganga zitabona. Ntago usigaje amezi 2 ku isi. Ufite ubuzima burebure imbere yawe.
uzicwa n'izabukuru. Ibintu byose nabonye mu kiganza cyawe uzabyibonera n'amaso yawe. Niwuzuza imyaka 40 uzafungura ivuriro, ku myaka 74 uzahabwa igihembo cy'umuganga witwaye neza ku isi, ikindi uzicwa n'izabukuru. Cyakora kora ibiki wakigora cy'abanyubwo bugoryi. Ndambiye iyo mikino yanyu. Umuteka mutwe sohoka hano, ushinzwe umutekano aza imbere y'uyu musaza. Uyu mukobwa araza kumera neza, ufite ubuzima burebure, azicwa n'izabukuru. Mukobwa arika, wa mukobwa bizakubona igero ryawe birakomeye kurusha raporo za muganga. Imana niyo yabyiyandikiye ubwayo Purerina. Mukobwa yagiye abona iby'uyu musore hano urako biba. Nta muntu n'umwe wabihindura, nta muntu n'umwe wabihindura. Musore nikavuga atazaza handitswe n'Imana, haruta raporo z'abaganga, nta muntu n'umwe wabihindura. Mukobwa yarongeye amwereka ikiganza, ngero undeberemo neza. Azagira umuntu wari wese ukubaza uzababwire ngo Vikramu Aditya ninjye ubivuze, uzabaho uzicwa n'izabukuru. Niko Vikramu Aditya yamubwiye. Baranzira iryo zina Vikramu Aditya yagiye ahanurira abayobozi, abantu bakomeye. Uzakubaza impamvu uvuguruza raporo za muganga, uzamubwire ngo ni Vikramu Aditya wabimbwiye, bazamenye uwo ari we. Ariko uzi umuntu bari barabwiye abaganga ngo usigaje amezi 2 ku isi ngo upfe. Niyo mpamvu uyu mukobwa yabaga ameze nk'agasazi, bavuga ngo nta n'urukundo azigera abona, nuko abaganga bari baramubwiye ngo asigaje amezi 2 ku isi. Ibaze rero guhura n'umuntu wiboneye ibintu akora, akaguhanurira akakubwira ati ufite ubuzima burebure, abavuguruje ndetse yongeye gukurima agatima. Umukobwa yabuze ibitotsi, ufite ubuzima burebure imbere yawe, uzicwa n'izabukuru. Ewana umeze nk'imboga mbi, ntabwo uzigera uva mu cyungo. Buriya abantu beza nibo bapfa. Niyo mpamvu buri gihe nkora ibintu bibi kugira ngo ntazapfa vuba, nzapfe nshaje, ngo abeza bagenda vuba. Guhamagara halo, ibi ni ibitaro bito Saint Joseph. Bahamagaye ndi Destino Hospital i Roma. Imfite yitwa Purerina Chakraborty, naboherereje amadosiye ye. Mundebere ese koko murabona iyo ndwara ikira? Sasa umukobwa atangiye guhuzagurika. Umukobwa bakimara kumubwira ngo azabaho ubuzima azapfa ashaje, yatangiye guhamagara ibitaro bikomakomeye hirya no hino ku isi, ababaza ati mundebere indwara y'uriya muntu witwa Purerina, ubwo niwe uri kwivuga, murabona azakira? Uwo murwayi nagira igihe kinini ku isi ntazarenza amezi 3, ahubwo uwo murwayi kuba akiri muzima ni amahirwe y'Imana. Ni mu bindi bitaro. Igitanga ari kuri stage ya nyuma yo gupfa, asigaranye iminsi mike. Ari guhamagara abaganga benshi hirya no hino bakavuga ati ahubwo uwo muntu kuba ataranapfa naho nahi Imana. Onkere yamusanze hano, umukobwa ari guhamagara Purerina uri mu biki? Onkere wafaye sharane imbere y'umukobwa. Ibintu byavuzwe n'ikigoryi ngo cyitwa Palmist, abantu nyine ba Palmist. Twebwe abagafite ibimenyetso kandi twizerera, ntabwo twizerera ngo umuntu yavuze ngo yahana. Iri umuganga nanjye nizereraga muri siyanse ni kubundi umurwayi. Umurwayi abakeneye ibyiringiro aho yabibona hose. Uzareba umuntu urwaye abahamagara, uzi gusenga, umusiramu azasenga, umudiva azarambike ibiganza, umurembye nyine ntaho adapfunda imitwe. Umukobwa ari kuvuga ati nanjye iyo siyanse nyiri umuganga nayizereragamo, atari kubundi umurwayi mba nkeneye umuntu wampa ibyiringiro gusa. Icyo nicyo kintu umuntu urwaye abakeneye. Imyaka 40 maze mu buganga yiciye amazi bitewe na kariya gahungu mwahuye kari kukubeshya ibintu bitabaho. Uzapfa mu minsi mike. Onkere nta muganga n'umwe yigeze umbwira ko nzabaho, ariko Aditya niwe wenyine umbwiye ko ntazigera mpfa. Aditya abantu bose yagiye ahanurira ntabwo yigeze yiba, isi yose iramuzi iramufana. Ni nk'uko Roka atarasobanura filime abeshya. Njye narabyiboneye n'amaso yanjye ko ibyo ahanura bibaho umunsi ahanura gari ya monje. Njye biri kumbabaza kubona umukobwa nkawe wize ufite ubwenge w'umusirimu cukwa n'utugambo tw'abantu nk'abariya twakwita nk'abapfumu, iby'abapfu bikaribwa n'abapfumu. Uragira ngo ibintu buriya arashaka kukurya. Vonkera amagambo yatangiye kubwira umukobwa ibyo abapfu uragira ngo biribwe n'abapfumu. Ni hano rero baba bakubwira kuko umuntu aba yenda gupfa, none iyo huye n'umupfumu, umupfumu atangira kumubeshya bya bintu by'akayitabirya. Ibyo abapfu urashaka ko biribwa n'abapfumu. Nta musore arashaka kukurya. Imiti yonyine niyo yagutabara wa mwana we, ntabwo watabarwa n'imyizerere yo kwizera ibintu bitabaho. Urahura n'abasikama b'i Kigali. Umusore ngiye kujya kumureba mwiyame. Umuganga icyo yakoze ni iki? Yahise aza muri moruke. Ureba uno musaza yahise aza muri, uyu yapfuye azize iki? Uyu yapfuye yishwe na infection zo mu gifu. Aza no kundi murwayi. Uyu ntabwo turamenya icyamwishe, ejo tuzakora autopsy. Muzahita aza kuri uyu. Ndagira ngo mufate ibikumwe by'abo bantu, ibiganza by'abo bantu nk'uko ibyanjye mbishyizeho, bose mubishyire ku mpapuro. Ese yaragiye gufatira ibiganza by'abantu bapfuye, nawe afata ibye. Urebe afashe ibikumwe ibiganza by'abantu bapfuye, cyangwa se abantu bapfuye bashize mu mwuka burundu. Muze yivugiye ngo ngiye gura n'uriya musore mwereke ko ari umutubuzi namwiyame ku mukobwa wacu. Umusore yaje ntabwo nagusubiza wa mwisikoro uri kubeshya umukobwa wacu igiye gupfa ngo usubanze umukure
urema iki n'iki ijwi ryawe ndi kumvamo ko utishimiye kumbona mumbabarire ndabeshya nari mbaye nk'ababana wa musore we nakumvishaho byinshi ijwi ryawe ndi kumvamo ko ibintu wanyumvishemo bishobora kuba atari byiza ureba mu biganza by'abantu ukamenya ejo hazaza habo ese usigaye wumva n'ijwi ry'abantu ukamenya hahise habora ukamenya ibyo nakumvisha naguhamagaye hano kugira ngo menye ibyo uvugaho ko nukuri cyari umwesikoro amunaga impapuro imbere n'agasuzuguro impapuro ziri ibikumwe by'abantu benshi muzehe urebe ukuntu ari umutekamutwe ati ibyo ni ibiganza by'abantu 10 ndagira ngo umbwire hazaza habo bantu nonaha nimba ukureba ejo hazaza ndebe ukuntu uri igitangaza muzehe yagiye azana ibikumwe ibiganza by'abantu bapfuye noneho iyo umuntu ari umutekamutwe ukamuzanira ibiganza by'abantu bapfuye ngo kuko asoma mu biganza atangira gukubwira ejo hazaza habo ukuntu bazaba bakire kandi abo bantu barapfuye icyo gihe tumenye ko uwo muntu ari umwesikoro ibi ni ibiki urakora ibiki muzehe ibi ni ukubikorera umukobwa wanjye Parerina umukobwa wanjye muri kano kanya ari kubabara kandi aze kwiyakira yari yakiriye kazapfa ariko utangiye kongera kumuvangavanga umuha ibyiringiro bidahari umutesha umutwe asigaye arara adasinziriye nabuze ukuntu mwumvisha ko uri umubeshyi ariko uyu munsi ndamugaragariza ko uri umutekamutwe nazanye n'abatangabuhamya umukobwa wawe Parerina azabaho ubuzima burebure kandi bwiza uko ni ukuri gabanya ubwo bukuryo wa kigoryi uzaricara ngaho mbwira hazaza abo bantu abatangabuhamya bari hano ikaze yenyeremo avuge ngo ibi bikumwe by'abantu maye bazabaho neza bazagenda uku kandi barapfuye kera twumirwe twese twumirwe usora abanza gufatira za mapuro bambwiye ngo ni ibikumwe by'abantu 10 fata ibikumwe arabivangura fata ibikumwe arabivangura fata ibikumwe wazanye n'iby'abantu 5 ntago ari iby'abantu 10 niko yabanje kubwira muzehe ngo ni ibikumwe bibiri mumbabare ni ibiganza bibiri ntago ari ibikumwe ati ni ibiganza bibiri bya buri muntu kuki wari umbeshye ngo nabane 10 muzehe arabanza araceceka karara kavumbuye areba ku kiganza cy'uwa mbere ni umugabo afite imyaka 74 yashingiwe inshuro 2 33 nuko yari yarahinduje iranga nabyo arabibona yari babantu bashanya ku muhanda yanyweye ibiyobyabwenge byinshi biramurenga arapfa ahita yicaza muzehe ari biriya bikumwe agezeho ni ibyuriya mugabo umwicaye imbere muganga reka turebe ibyo amuvugaho katurebe imyaka 61 ibi bikumwe mfite imbere yanjye ni by'umugabo w'imyaka 61 ni umuganga wubashywe cyane mu gihugu ni umugabo w'umukire udafite indwara n'imwe arwaye ndetse we aracyari muzima uwo mugabo ni weho ese nkubwira n'itariki uzapfira kugira ngo nkwirande n'ahantu uzapfira niyo magambo yabwiye umusaza muzehe yaricaye arigarumirwa uyu muntu ni imana ni satani muzehe yaricaye none se uko mbwiza ukuri uriya mwana wacu Parerina azabaho n'abaganga bose baricaye bariga umva muzehe ikintu yahise abaza n'umusore koko umwana wacu Parerina azabaho muzehe twebwe ibintu dukora tuba tubizi akuriya rukubona asobanura ibintu azatameze nk'abana birirwa bamwigana basakuza sobanuzi bose ngo basigaye banyigana vamo ko Aditya twahuye ariko nimba yavuze ngo uzabaho ubwo uzabaho ntawe uzajya wa mwana we ntago uzapfa pe nshingiye ku byo nabonye sinzi uburyo uzarokoka iyo ndwara urwaye ariko Aditya yavuze ngo uzabaho ze n'ubwoba bwamwishe yaje kwikingirana muri ofisi umusore yavuze ati umukobwa azaba hazicwa n'izabukuru ahubwo uriya mukobwa ameze nk'imboga mbi nta nubwo zijya ziva mu cyungo